Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda, turabashimira cyane kubwo gukomeza kudushyigikira no gukurikirana ibyiza tubagezaho. Uyu munsi turavuga ku bintu 15 byemeza ko uri umukire igihe ufite umutungo munini cyane, kandi niba waramenye Pi Network unamenye ko uri mu nzira yo gutsinda ubukungu mu buryo buhamye. Aha tukaba tugiye kukwereka bimwe mu bimenyetso bibyemeza kandi bivuga ukuri yuko kuba waramenye Pi Network, kuba waramenye kumayininga, kuba waramenye ino application, iki ari kimwe mu kimenyetso kigaragaza yuko uri umukire. Njye mugiye kubona muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Cyiza. Nk'ibisanzwe tubanza tugaha ikaze umuntu wese wakanze subscribe, kandi tugaha n'ikaze umuntu mushyashya tukamushimira by'umwihariko kuba yakiritse kuri ino video, kandi tugashimira n'umuntu usanzwe kuba akomeje kutwereka urukundo ndetse no kubana natwe kuri Yes TV Rwanda. Reka mbwire umuntu mushyashya ngo wibuke gukanda subscribe igihe ubonye ino video igushimishije, ubonye hari ikintu igufashije, ubonye hari inyungurabwenge uyikuyemo. Ni ingenzi cyane gukanda subscribe, tukajya tuguha n'izindi video nyinshi cyane kandi z'ubwenge. Nyamuneka rero ni ingenzi gukanda subscribe, ugakanda kuri like, kandi ugakora no kunzogera kugira ngo ubutumwa bwose tuzajye tubukugezaho kandi ku gihe, kandi neza, kandi mu buryo wifuza. Aha ikintu cya mbere rero ni ukuba ufite gahunda yo kwizigamira no gushora imari. Abakire bahora bashaka uburyo bwo kongera umutungo aho kuwusesagura. Iyo uhitamo crypto nka Pi Network uba uri gushaka imishinga yo hejuru hazaza. Kuba uzi Pi Network kandi umayininga, hari byinshi wamenye, hari byinshi ubitse kandi uri gusevingira ejo hazaza hawe. Ibyo rero akaba ari ingenzi cyane kuri wowe wamenye Pi Network, kandi akaba ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uri umukire. Kandi niba utari kubibona uno munsi, ejo cyangwa se ejo bundi ushobora kubibona. Ikindi cya kabiri twakubwira impamvu uri umukire ni uko ubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Niba waramenye Pi Network kare kandi ukayinjiramo, bivuze ko ufite ubushobozi bwo kubona amahirwe y'imbere mu gihe abandi babona urujijo. Ngira ngo ahangaha muri kubyumva neza. Wowe uri kubona amahirwe imbere, ari kuza agusatira mu gihe abandi bakiri kujijinganya, wowe hari aho ugeze. Ikindi cya gatatu, kuba ufite ubumenyi ku byerekeye iri koranabuhanga. Abantu bamenye no gukoresha cryptocurrency baba bari ku isonga mu kumenya uburyo bushya bwo guhanga udushya mu bukungu. Bivuze iki rero? Ahangaha ino ngingo ya gatatu, kuba ufite ubumenyi ku bijyanye n'ubucuruzi bwa crypto, ahangaha nabwo uri umukungu kuko bibamo inyungu nyinshi cyane, bigenda bibona umusaruro cyane cyane ku muntu ufite ubwo bumenyi. Niba rero uko ugenda usobanukirwa Pi Network, izagenda ikwinjiza muri ubwo bumenyi gahoro gahoro, nawe ube umuherwe. Ikintu cya kane, ufite intego yo kwihangira umurimo. Abaherwe benshi bakunda kuba bafite ubwisanzure mu mirimo yabo. Niba uri mu cyerekezo uko Pi Network yakunganira, uri mu nzira nziza cyane. Okay,
Ikindi cya gatanu, ufite igishoro mu mishinga y'igihe kirekire. Cryptocurrency cyane cyane Pi Network ni ishoramari ry'ubushishozi ku banyabwenge bashaka inyungu mu gihe kizaza. Ngira ngo muri kubyumva neza cyane. Igihe ufite crypto uba ufite ishoramari ryiza cyane ryo mu gihe kizaza, ngira ngo uri kubyumva neza. Ikindi cya gatandatu, gufata ibyemezo bikomeye kandi ugasobanukirwa ibyabyo. Abakire bamenya ko buri shoramari riganisha ku gushakisha inyungu ndende gushaka ibyabo ndende ariko nyunganira no gucunga ibyabo neza. Ikindi cya karindwi, ufite ubushobozi bwo kwiga no guhinduka ku isoko rya cryptocurrency, guhinduka imitekerereze yawe kandi ukamenya amakuru mashya ni ngombwa cyane muri cryptocurrency. Mbibutsa ko ino Pi Network iri muri kategori za cryptocurrency, niyo mpamvu tuba twayivuzeho cyane. Ikindi cya munani ni ukuba ufite igihe gihagije cyo kwiteza imbere. Kuba ufite igihe gihagije cyo kwiteza imbere. Niba ufite umwanya wo kwiga uburyo bwa Pi Network no kwiteza imbere mu bindi bikorwa bifite inyungu, uri mu cyiciro cy'abakire. Ikindi cya cyenda, wiyemeje guhanga udushya, gukoresha ikoranabuhanga rishya nka blockchain, bigaragaza ko ufite ubushake bwo kuba umunyamahirwe. Ibi byose ni ibintu bishobora kuranga umukire nyawe, kandi nawe uri umukire nyawe niba zino nzira, niba uzi Pi Network. Ikindi cya cumi ni uko ufite icyerekezo kirekire. Abakire babona kure. Niba warinjiye muri Pi Network ushaka kuzayibyaza umusaruro mu gihe kirekire, uri mu ikora nk'umukire, uri gukora nk'umukire. Okay. Nyamuneka ino nkuru si iryoshye, ibintu si byiza. Niba ari byiza bikuryoheye, nyamuneka ibuka gukanda subscribe, ukare no kunzogera kugira ngo n'izindi video z'ubwenge nk'izi ngizi zijye zikugeraho, kandi ndizera ko tutavuga ibintu bipfuye. Niba bipfuye unyandikire muri comment, niba ari byiza kandi nabyo ni ingenzi, kandi niba ufite n'icyifuzo cyangwa igitekerezo nabyo ni ingenzi muri comment. Ikintu cya cumi na rimwe rero, ukunda gufasha abandi. Cryptocurrency cyane cyane nka Pi Network ni ikoranabuhanga mu bufatanye no guhanga ubushobozi ku muryango mugari, bigaragaza ko uri umunyabuntu. Ikindi cya cumi na kabiri, ufite icyerekezo cy'ubushake bwo kwihangana. Niba utajya ucika intege kandi ukaba uzi ko ishoramari rifata igihe, uri mu nzira yo gutunga byinshi. Ahangaha umuntu udacika intege kandi akaba yizera igihe kiri imbere, nawe uri umukire. Ikindi cya cumi na gatatu, urashaka guhanga ejo hazaza, ejo heza h'abana bawe. Urashaka guhanga ejo heza h'abana bawe. Niba uteganya ishoramari ry'ejo hazaza, uri mu myumvire ba rwiyemezamirimo bakomeye. Cumi na kane, wakoresheje igihe cyawe mu bintu by'ingirakamaro. Niba uri mu kwiga no gusobanukirwa Pi Network, ugaragaza ubushobozi bwo guhitamo neza ibyo ukoresha umwanya wawe. Ndizera ko turi kumwe kandi wakurikiye video neza, byose wabashije gusobanukirwa.
hari icyo utasobanukiwe, nyamuneka video wayidonodinga ukaza kongera kuyisubiramo, kandi niba ubona hari undi muntu yafasha, undi muntu ubona uri gucika intege cyangwa se ubona uri kugenda gake utari kumayininga, nyamuneka ino video ishobora kongera kugukangura, ishobora kukongera gutuma ugira kuraje zo kongera gusubukura ibi bikorwa, nyamuneka imusheyaringe. Ikindi cya 15, kuba uzi Pi network uba ufite ubuzima bufite gahunda. Kuba waramenye amahirwe nk'aya bigaragaza ko uri mu murongo w'abashaka kugera ku bukire bufatika. Ikindi twavuga rero ni uko iyo wiyemeje kugendana n'ibigezweho mu ikoranabuhanga rya blockchain nka Pi network, uba uri gukora ibimenyetso byubaka ubukire buhamye. Yes TV Rwanda iri hano kubaha amakuru yose mushaka ku buryo bwo gutekereza imbere umutungo wanyu no kugera ku nzozi zanyu. Nyamuneka turabasaba gukanda subscribe no gukora ku nzogera kugira ngo mudacikwa n'izindi video tugenda tubagezaho. Ndagushimira wowe niba ugeze ku musozo w'ino video, reka nkubwire ati congratulation, hari byinshi umenye. Niba wajyaga ushaka gucika imbaraga no gucika kime, nizere ko ino video yongeye kugusubizamo imbaraga no kumva yuko kuba ufite Pi imwe cyangwa ebyiri hari ikintu kirimo, hari ikintu uzunguka. Rero nizere ko ugiye guharanira kuba wakongera izo Pi zawe zikwiyongera. Nimuzacikwe rero, turabakunda kandi turabakomeza kubashimira cyane, by'umwihariko abantu bakanda subscribe dukomeje kuba tukiri kumwe. Kandi nawe niba uri mushyashya, reka nkubwire ati uhawe ikaze mu biganiro by'ubutaha. Imana ibahezagire.